Halo, muraho neza. Ni Odette Ayinkamiye, hano ni ku Nyenyeri TV show nk'uko mubimenyereye. Rero nzanywe uyu munsi no kubatumira dufite ikiganiro cyiza cyane. Ikiganiro rero dufitemo umutumirwa ukomeye cyane uza kudufasha. Ni muganga Dr Artile, ni inzobere mu bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, akaba akorera ku bitaro bya Ndera. Ni muganga kandi w'inzobere mu buryo amaze imyaka 25 muri uyu murimo. Rero by'umwihariko akaba amaze imyaka 20 ku bitaro bya Ndera byigisha. Rero tukaba tubifurije kuza gukurikira icyo kiganiro, cyaza kuba gihita live hano ku Nyenyeri TV show saa moya za nimugoroba kugeza saa 2 za nijoro. Rero wavuga uti muraganira ku ihesanganyamatsiko, turaza kuganira ku kijyanye n'agahinda gakabije gafite ingaruka nyinshi muri iki gihe gikomeye. Mubizi abenshi mugenda mukurikira social media zitandukanye, cyangwa se nabo mubana mu buzima bwa buri munsi, ibijyanye n'abiyahura bababara mu buryo bukomeye, abahinduka abasazi. Turaza kubaza Dr Rukundo Artile. Rero icyo musabwa ni iki? Ni ukuza gukurikira icyo kiganiro kuko kiraba kiri live. Niba ufite mugenzi wawe cyangwa se ukaba utari hafi, wenda utari hafi waza komeza kugikurikira kuko n'ubundi nubwo kiba live ariko kizaguma kuri YouTube channel yacu. Rero aho kuza kuba dufite amahirwe yo kuza kuvugana na muganga live, ndetse turaza no kubahereza nomero ye, muraza kumuhamagara mumubaze ese ibyo byose biterwa n'iki? Agahinda gakabije. Ese agahinda gakabije karakira? Ese agahinda gakabije iyo ndwara ituruka kuki? Ese wafasha ute umuntu wagize agahinda gakabije? Turaza rero kumubaza etape par etape, umuntu wese uko abyumva araza kumubaza. Turi kumwe n'umugisha tugize, ntuze kubura kandi urarike mugenzi wawe. Ukimara kubona ubu butumwa bwohereze mugenzi wawe tuze kubana. Imana iduha